kuba yarayemeye icyaha agasaba n'imbabazi buriya yorohereje inzego z'ubugenzacyaha n'inzego z'iperereza, yarazorohereje cyane, kandi ndumva binagaragara na situation arimo ubu ngubu, biragaragara yuko byamugizeho yabigizemo inyungu kubera yuko mu by'ukuri yakagombye kuba icyemezo cy'urukiko cyakagombye kuba cyarafashwe kuri we, ariko ngira ngo baracyarwaza, sinzi icyo barwaza icyo ari cyo, niba ari ugukomeza gushakisha ibindi bimenyetso, kandi ibimenyetso warabyemera, ariko kwemera icyaha ntabwo bihagije mu mategeko. Kwemera icyaha ntabwo bihagije, bisaba nuko ugomba gutanga n'amakuru ko byagenze ndetse n'icyabiguteye, hagakurikizwa n'abandi bashobora kuba bafitanye isano nabyo. Ubwo rero kuba ari muri iriya situation byo nubwo we abona ko ari faveur, ariko mu rwego rw'amategeko ni situation itemewe, kubera yuko ubundi iyo ukurikiranwa udafunze. Iryo ni ihame, ingingo ya 66 y'amategeko imiburanishije y'imanza nshinjabyaha bivuga ko ukurikiranweho icyaha akurikiranwa adafunze. Ibyo rero iyo uri muri iyo situation kuba garde à vue, ubufunzwe ufungishijwe ijisho, ariko ntabwo bigomba kurenza iminsi 5. Ikindi kandi itegeko rivuga yuko umuntu ufunzwe, ubundi umuntu akurikiranwa adafunze, donc bagombye kumukurikirana adafunze rwose, afite freedom, afite liberté ye. Ariko niba bamufunze yagombye gufungirwa ahantu hagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo ni ingingo ya 69 y'amategeko y'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Bivuga yuko nta na rimwe umuntu ashobora gufungirwa muri gereza cyangwa se ahantu hatari mu nzu yabigenewe iri mu ifasi yaho umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha akorera. Niba rero afungiwe iwe, nuvuga ngo iwe hahindutse gereza, nuvuga ngo iwe hahindutse gereza. Sinzi niba ari inzu ye bwite cyangwa se abanamo n'umuryango, ndibaza yenda ko ari inzu abanamo n'umugore, byosabana n'umugore kuko nawe twaramuye. Ubwo abantu rero ntibashobora kumusura, ubwo nuvuga ngo iyo nzu yahindutse gereza. Mu by'ukuri niba babigenje na gutyo ntabwo bigomba kurenza iminsi 5, ntabwo byagombye kurenza iminsi 5. Nuvuga rero ngo mu by'ukuri situation harimo nuko we ashobora kuba abona ko ari avantage, ariko mu rwego rw'amategeko yagombye kuba rwose yidegembya, bakamutegeka gusa akarere adashobora kurenga. Bashobora kumubwira bati tuguhaye uburenganzira tuzagukurikirana uri hanze, ariko ntukarenge ahangaha, kugira ngo atajya kubangamira iperereza. Kubangamira iperereza ni ukuvuga ngo kujya kubonana n'abantu bari kuzabazwa nk'abatangabuhamya, ni ukuvuga ngo afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, kubera yuko ingingo y'143 ivuga ko gufungirwa mu buryo butemewe n'amategeko niyo uri mu nzu, ya nzu inzu itaragenwe n'iteka rya minisitiri. Ubwo rero bamurekuye, ni ukuvuga ko iperereza rishobora kuba ryarangiye, cyangwa se bakaba bashaka guhindura uburyo afunzwemo, kubera ko ntabwo bukurikije amategeko. Yatanga ikirego ashingiye ku ngingo y'143 yo kuvuga iyo umuntu ni ryari umuntu abona ko afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo ufungiwe mu zitara bigenewe, nta teka rya minisitiri ryashyize ko inzu ya BAMPORIKI ihinduka gereza. Donc abibonye ko bimubangamiye yatanga ikirego kugira tumumfungure. Ikindi kurenza igihe, abonye ati ntabwo byakagombye kurenza iminsi 5. Iperereza ntabwo byakagombye kurenza iminsi 5 mu bugenzacyaha. Nanone ukongeraho indi minsi 5 mu bushinjacyaha.
si iminsi 10 none se we bimaze igihe kingana iki ngira ngo ukwezi kurarenze ni ukuvuga rero iryo perereza ryagombye kuba ryararangiye noneho akamenya ikimurindiriye niba ari ukujya mu rukiko bashobora kohereza dosiye mu rukiko ariko ziriya mezire zo kumufungirwe zarangiye agakomeza akaburana ari hanze. Maître wavuga ko ari nk'ibihe byago kugeza ubu Bamporiki afite kuba afunzwe nyine kugeza iki gihe cyose atazi uko ibintu bihagaze. Isaa 2:19 ku masaha mpuzamahanga GMT, saa 4:19 i Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi, ariko nayo saha iri i Kinshasa. Isaa 5:19 i Dar es Salaam muri Tanzania, Arusha muri Tanzania, naho ni nayo saha kandi iri Mwanza, ni nayo saha iri Nyeri ndetse na Nairobi yewe na Mombasa. Ibihugu biri anglophone turutanwa isaha ibyinshi, ibindi tukabijya imbereho isaha. Yewe nitwa Jean Paul Nkundineza, toujours twemeye umurongo w'ubutabera kuko igihugu gidafite ubutabera cyagwingira muri secteur zose harimo n'ubutabera. Ibikorwa remezo buriya nabyo byubakiye ku butabera kuko hatarimo ubutabera abantu bazajya barya imihanda nkuko mu myaka yashize twabonaga ibinyamakuru birimo abanyapolitike bariho icyo gihe bashushanyaga bari umuhanda. Ngiye nitwa Jean Paul Nkundineza muri iki kiganiro, ariko kandi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye JALAS. Turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane abadukurikira, abo muherereye tubaha ikaze mu biganiro byacu tubagezaho buri munsi. Ngira ngo tunakira umutubirwa wacu uyu munsi Jean Paul Nkundineza, reka introduction. Nta wundi bamubonye, ntabwo ari mushya mu itangazamakuru, ariko kandi ni mushya kuri iki gitangazamakuru cya JALAS official. Yewe tunazi neza ko atari nabwo bwa nyuma tuzongera tumukenere. Ni Maître Buhuru Pierre Celestin, ariko se umvuge kabwana. Maître Buhuru turakwakiriye, mwakoresha mikro. Murakoze. Ubundi iyo mwambaye toje ni titre ihoraho cyangwa twakwivugira bwana? Twatangiye kandi wakoresha microphone. Oya nta kibazo mwakoresha bwana. Abanyarwanda wenda Jean Paul kugira ngo worohereze abantu badukurikiye, ndagira ngo udufashe kumenya Maître turi kumwe wenda bihura n'akazi, kugira ngo ko ntabwo tugiye kujya ku mateka ye ngo tumubaze ngo uri muntu ki watangiye, ariko wowe nzi kumuzi. Maître Buhuru ni umunyamategeko ufite uburambe bw'imyaka itari munsi ya 23. Ni umunyamategeko nubwo amategeko nta rubanza ruto rubaho, ariko yagiye aburana imanza zikomeye ndetse cyane nyinshi zifite aho zihuriye n'amateka y'u Rwanda. Ni umwe mu banyamategeko baburaniye Bikindi Simone, umugabo wahamijwe ibyaha bya jenoside. Yambwiye ko arusha bari babagaritse. Yaburaniye Bikindi arusha bari babagaritse pe. Cyakora yandirimba ivuga ngo ikangurira abahutu kwica abatutsi, ariko yari irimo inzimiza amagambo ya Bikindi yitwa gukora. Niyo yaje nanone umushinjacyaha arayisobanura, abajorejereje basobanura impamvu iriya jambo gukora. Umugabo ahabwa igihano cy'imyaka 15. Ariko kandi vuba aha ni umwe mu banyamategeko, niwe wunganiraga retired Brigadier General Frank Rusagara. Ariko kandi uwavuba cyane mu bisi ni Madame Beatrice Munyenyenzi. Ni umunyamategeko rero birumvikana ko afite izina bitewe n'imanza aburana. Ngewe sinzi ko yamburanira, anamburaniye yamburanira ku buntu. Sinabona ibyo mu. So ikitugenza ni ikirero muri uru rugo. Ikitugenza rero n'ubundi ngira ngo abantu bakomeje gukurikirana inkuru twagiye dutambutsa kuri chaîne yacu zishingiye n'ubundi ku bantu bamwe na bamwe bazwi, baba abo muri entertainment, mu myidagaduro, baba abanyapolitike, n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kuri no nshuro mwabonye inkuru yacu twakoze dusura cyangwa se tugenderera urugo rwa Honorable Bamporiki Edouard, umugabo w'imyaka 39 utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu mudugudu witwa Hope mu kagari ka Busanza. Ni umugabo w'umugore umwe yahagaritswe n'inama ya minisitiri. Ariko kandi ubugenzacyaha kwa 5 Gicurasi butangaza ko
afungiye iwe, ari nayo mpamvu twasuye mu biro bye Maître Buhuru Pierre Celestin. Buhuru, introduction tugukoreye niyo turagutuburiye, ariko nta nubwo twavuze ikigero cy'imyaka yawe y'ubukure. Ufite imvi ariko nanone ntabwo uri umwana nubwo udakuze. Maître Buhuru ubundi mu buryo bwa profile ye ninde hejuru y'ibyo tuvuze by'akarakiregeshwa kajyanye n'akazi? Murakoze. Ntabwo mwantuburiye cyane ariko mwatubuye gatoya. Ubundi ngewe narahiye kwinjira mu mwuga w'avoka itariki 6 ukwezi kwa 10 umwaka 2000. Ubwo no kuvuga ko mfite imyaka 22 izuzura neza ku itariki 6 z'ukwezi. Ariko nibyo mwavuze 23 urumva nge nabaye muri 2 niba narahiye muri 2 ubwo mu byukuri 20 ndayirengeje. 22 ndayirengeje, 23 iri hafi. Yego. Nkaba rero naragize koko imanza zikomeye cyane nkimara kurahira. Imanza za mbere, mu rubanza rwa mbere nagiyemo rwa rubanza rw'abantu bitwa rw'ubuyanja rwa Pasteur Bizimungu n'abandi bayanja. Yego. Abantu harimo abitwa ba Gregoire, abitwa ba Munyaneza, abitwa ba ngira ngo n'uwari vice mayor ushinzwe ibintu by'ubukungu mu mujyi wa Kigali. So urwo rubanza twari tururimo, ari Maître Kazungu, Maître Mutembe, nanjye Maître. Nirwo rubanza rwa mbere nagiye mu rwari rukomeye. Hanyuma nza kugira amahirwe yo kumenyana n'abavoka bo ku rwego mpuzamahanga. Niho njya mu rukiko Arusha, aho natangiriye ndi enquêteur, tangije mbaba assistant, noneho mba nako conseil. Donc mu avoka wungirije conseil principal. Ni muri urwo rwego rero nagiye muri equipe nyinshi za Arusha. Urubanza rwa Makubandre nari assistant juridique, hanyuma hajya urubanza rwa Bikindi yavuze, aho mba muko conseil. Haza kuba urubanza rwa Mugiraneza Prosper, nanone mba assistant juridique. Hanyuma mba icyo bita intumwa y'urukiko, amicus curiae mu rubanza rw'uwitwa Nzabonimana Calixte. Ejo bundi nari mu equipe y'umuntu witwa Mbio, ariko ho ntabwo nari ko conseiller, nari assistant juridique. No, nakoraga investigation. Ariko hari n'izindi nagiye njyamo hanze. Muri makeya akazi hano mu Rwanda rero narakibagirwa uri no mu rubanza rwa Jean Pierre Bemba. Impamvu tumuvuze tuzi imbaraga afite muri iki kiganiro, tuzi aho kigera, niyo mpamvu. Urubanza rwa Jean Pierre Bemba ruhanga rw'umutungo rw'ikibanza cye buranaga n'abamajyambere n'abitwa bakayitana n'abite ruracyakomeza. Hanyuma rero hano mu Rwanda hakaba hari izindi manza nagiye mu nk'ubu ngubu urwa Munyenyezi yavuze. Imanza nyinshi zituruka hanze ni twebwe bazoherereza, ngewe na mugenzi wanjye Maître Gashabana. Burya nubwo nizigibwamo n'abandi akenshi ziba zatangiye ari twe zitangiriyeho, kubera ko tuzwi ku rwego mpuzamahanga. Turabavoka babiri kuri liste y'abavoka mpuzamahanga hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero abavoka bo hanze tuziranye nabo, baba muri Amerika, baba Abongereza, baba Abafaransa, baba Ababiligi, duhurira amanama menshi. None iyo hari ibidosiye bikomeye baradukonsulta bati Maître reka tukoherereza idosiye gutyo. Hari ubwo rero basanga tutayishaka cyangwa se dufite indi mirimo, noneho tukababwira bafate n'abandi bavoka. Ubisujyana ku kintu gikomeye kirebana n'imyumvire. Hari ubwo tuvuge ushobora kuburanira JALAS, ashobora kugira ikibazo cy'amategeko agatabwa muri yombi. Umuryango uri kuburanirwa na Buhuru, waburaniye Bikindi, uriya ntuzi ko ari ikigarasha.
mujya mugira inzitizi z'uko mushobora kubura amasoko yabo mwunganira kubera imanza zikomeye mwaburanye cyane z'abaregwa ibyaha bya jenoside n'iz'abaregwa ibyaha by'intambara cyane ibyaha biremereye ngewe bijya binca mu matwi bati gatera gashabana buriya n'uwa Vigitware mujya muhuriza n'icyo kibazo ni ikibazo cy'imyumvire partnership imikoranire yanyu n'inzego cyane ndetse z'amategeko ntekereza ko nta kibazo ariko public hari ukuntu bafata Buhuru waburaniye Bikindi waburaniye Munyenyenzi n'izindi manza z'abantu barizwe ibyaha bya jenoside mugira izihe nzitizi cyane ko muri babiri imbere mu gihugu muburaniza manza bituruka kuri connection mufite mpuzamahanga ku muntu w'umuavoka nyawe nta rubanza na rumwe atajyamo nk'uko umuganga adashobora gusubiza inyuma umurwayi umuganga avura indwara z'umubiri indwara zo mu mutwe kandi ntashobora gusubiza inyuma umurwayi uje umugana amukeneye n'umuavoka nyawe ntashobora kwanga urubanza kubera yuko amategeko mpuzamahanga n'amategeko yacu yose burya amategeko yose hari ahantu ahuriye mu isi yose mu bihugu byose biriho nta hantu na hamwe umuntu uri gushinjwa ibyaha bikomeye ashobora kujya hariya ngo acirwe urubanza n'abacamanza adafite umuavoka ntibibaho igihugu gishyiraho budget amafaranga yo kuburanira abantu bose hano mu Rwanda birahari ni impamvu rero ni imyumvire y'abanyarwanda ntabwo nzi abanyarwanda turabyumva ariko biradutangaza kubera yuko waba warakoze jenoside ugomba kuburanirwa waba urwanya ubutegetsi buriho ugafatwa bagomba kugushakira avoka byanze bikunze ndetse n'igihugu akaba aricyo kimwishyura ntabwo rero igihugu cyaba cyarashyizeho budget zo kuganira abantu nk'abariya abantu bo muri baregwa ngo bafatanya na RNC urubanza rwa retired brigadier general Frank Rusagara urubanza rwa Tom Byabagamba muri ko ziri hamwe none se ziri amanza zashobora kuba nta bavoka bazirimo ntibishoboka kandi ari imanza ziremereye umuavoka rero nyawe yagombye kwiyumva yuko koko ari mu rwego nyarwo rw'ubavoka afashe imanza ziremereye nka ziriya imanza za jenoside imanza za nka ruriya rwa Rusesabagina n'abasankara ruriya rubanza za politike nta rubanza rumwe rushobora kubaho rudafite umuavoka nyawe kuba rero hari abavoka babitinya ahubwo ngiye birantangaza nuririye kuri icyo ngicyo cya mugenzi wanjye yarakubajije wa mugani waruvuze uti ntabwo imanza zose hari n'izitunyuraho tukaziha abandi hari challenge mujya mugira yo guha abantu imanza bakazanga bakavuga bati reka urwungurwa ahubwo hari n'izo tuba dufite ugashaka umuavoka mwafatanya akagira ubwoba ukabona agize ubwoba ati reka da ntabwo narufata ukibaza niba ari ibiki rwose kubera ko abanyarwanda bagomba kumva yuko ukekwaho icyaha abatandukanye na avoka kubera ko avoka we ni ukumwunganira akamufasha kugira ngo abe yamuvanaho urwo rusyo cyangwa se agabanye ibiro byarwo ariko ntabwo avoka agenda avuga ngo uyu muntu ngo nta cyaha yakoze uvuga ibimenyetso avoka si umutangabuhamya areba ibimenyetso akavuga ati ibimenyetso ndabona bidafite imbaraga bidafite uburemere uyu muntu ndabona mwamurekura cyangwa se niba abona bifite ibiremere akaba ariko ni umuntu yagize intege nkeya mu mugabanyirize urumva rero avoka ntabwo agomba na rimwe umuavoka nyawe ntabwo yanga urubanza muri makeya nta muavoka n'umwe ugomba kwanga urubanza twabishyira mu kibazo cy'imyumvire n'imitekerereze y'umuntu ku giti cye umwuga w'ubuavoka ni vocation ni ukuvuga ngo ugomba kuba wumva buri mu muhamagaro wawe cy'avoka ariko atari umuhamagaro wawe ugiye nko kujya kwishakira akazi gushaka imibereho izo manza uzajya uzihunga ariko wumva warinjiye muri uwo mwuga koko wumva ari umuhamagaro wawe ushaka kurwanya ushaka gutanga ubutabera ko ubutabera bubaho ko habaho ukuri ko ukuri gutsinda ko ikinyoma gitsindwa
umwavoka agomba kuba nk'urumuri uri nk'itara ricanye rigomba kumurikira abari mu mwijima n'abacamanza bari hariya nabo baba bashaka rwa rumuri na sosiyete ibikenera urwo rumuri. Avoka rero agomba kuzana urumuri mu butabera akurikije ubumenyi bwe, akurikije amategeko ariho, akacana urumuri sosiyete iba ikeneye. Niyo mpamvu rero atagomba gutinya imanza kubera ko abagendera ku mategeko kandi n'amategeko y'igihugu. Kuri mukuru muri iyi myaka nk'ibiri itatu, nanjye ntabwo maze igihe kinini muri uyu mwuga nkora inkuru z'ubutabera by'umwihariko, ariko ntabwo biri munsi y'imyaka 10. Nk'iyo wumvishije nk'umwavoka yatawe muri yombi akekwaho icyaha cya ruswa cyangwa se ubwambuzi bushukana bukomoka ko yabwiye umukiriya we ko hari uko aza kubigenza, amwe akayacisha ku mucamanza undi akayacisha ku mushinjacyaha, Maître Buhuru, ubibona gute? Ubyakira gute? Bikubabaza ku kihe gipimo ko tuzi kese zifatika wa mugane jurisprudence? Ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa, hari nabo bafashe barafungwa, hari n'abakatiwe nkawe nk'umunyamategeko, ndetse hari n'abacamanza bafatwa bagafungwa bakanakatirwa. Birambabaza cyane ngiye ku giti cyanjye, ariko ntabwo ari ngewe njyenyine, hari n'abandi n'abacamanza birababaza, n'abavoka bumva kuko bakunze akazi kabo, biratubabaza, biradushegesha cyane. Ariko tukibuka yuko umwavoka nawe ni umuntu ashobora kuba yashukwa, ariko birababaje cyane kuba wemera gushukwa n'umuntu kurinda aho agenda akugeza mu cyaha. Ni ibintu biba bibabaje cyane 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 ibingibi byo kuvuga ngo aragutuma ujye gutanga ruswa. Turazi ko hari abavoka kuko b'abakomisiyoneri, ni nayo mpamvu hari abafunze, niyo mpamvu hari, ariko ashobora no gufungwa arengana kubera ko hariho abantu bandi batari abakomisiyoneri, nivuga ngo ni ba ruswa, ariko bari abakomisiyoneri bo guhiga ngo abantu batanga ruswa, kandi abo bantu baba bakeka. Iyo batangiye kugenda rero bagukeka bakagushyira, hari n'ikintu kibi cyane twe tubona, wenda sinzi igihe ukuntu kizavaho, gutega abantu kumutega ruswa, cyangwa se ibintu yakoze bakabihindura ko ari ruswa, cyane cyane nk'abavoka. Abavoka barambabaje bajya batagirana amasezerano n'abakiriya babo, cyangwa bemera gufata amafaranga ngo ni za honorere, ariko badatanze za reçu inyemezabuguzi icyo ayo mafaranga yarayaherewe. Abavoka benshi bafata amafaranga mu ntoki, bazajya bahura n'ibyago kubera ko hari abantu bari hanze ngo bahigisha ruswa, bakaba yakuzana amafaranga ukayafata, kandi koko waraburanye urubanza ariko batarakwishyuye, so bakayakuzanira baramaze kuyafotora ngo ni ruswa. Tuzabavoka bafunzwe bazira ibyo ngibyo. So ndumva twajya kuri topic yabazanye. Wa mugani reka tujye ku cyatuzanye, ariko kuvuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tubanje kuri ruswa kugira ngo twigire kuri Bamporiki Edouard. Wowe ku giti cyawe, twese twaratunguwe. Icyambere nuko twatunguwe, first of all twaratunguwe wumva ko Bamporiki Edouard yeguye cyangwa se yahagaritswe ku mirimo, ariko kandi hakagerekwaho ko RIB imukekaho icyaha cyitwa ruswa. Kindonyi, wari hehe? Wabyumvishe gute? Situation wari muri situation wahise ubyakira gute? Buri muntu wese afite uko yabayitusha kubera ko ari Bamporiki. Ntabwo icyaha cya ruswa ari gishya, itegeko rigihana ryagiyeho 2018 ahari sinibuka. Wari hehe? Wabyumvishe gute mbere yuko tunajya mu kibazo nyirizina n'ibyakurikiye nyuma y'icyo cyaha yahise akekwa? Nabyumvise nk'uko namwe mwabyumvise, ngira ngo nubwo muri abanyamakuru, ariko mushobora kuba wenda mukurikirana buri munsi ikintu ku kindi, cyane cyane ku bijyanye no gutara amakuru y'ibyerekeranye na za ruswa, mukaba wenda mwari mubizi wenda kugiye no gutangwa byashoboka. Birashoboka ariko umuntu utangwa uri muri position nk'iriya ya Bamporiki cyangwa se y'abaministra, ni umuntu ubuzwi cyane uri public, ubuzwi cyane ku buryo ibintu byose agiye gukora haba hari n'abandi bagenda babigenza bamukurikirana atabizi, ku buryo bashoboraga kubimenya ko agiye no kwitanga. Nge nabyumvise
ndi hano mu gihugu mbyumva ku hari umuntu wanyoherereje ka message ati Bamporiki yeguye ibi byo ku magroupe za WhatsApp umunanyije message ati iyi nkuru wayimenye Bamporiki yeguye ku kazi nampaye nka data navuga karabaye iburiya twitege hari izindi message nazo nizizi ujye uzinyoherereza nandika kuruka ntihagira izindi mumbwira uko ibiri bukurikire ubwo nagiye yakurikiye rero nagiye kumuruma ngo yeguye ku kazi ngo yafashwe muri ruswa ngewe ntabwo ngo yafatiwe mu cyuho ntabwo byantangaje ngewe kubera yuko ntabwo ari uwa mbere yewe si n'uwa nyuma ariko wenda yakagombye kubera isomo abandi bantu barya ruswa cyangwa se bayitanga ubundi yaba uyitanga yaba uyakira bose bakagombye gufatwa kimwe bagafungwa rwose bagakurikirana kubera ko ruswa ni ikintu kibi cyane kuko kimunga ubukungu bw'igihugu bikamunga ubutabera. Yes, birabaye rero urabibonye wamugani nk'umunyarwanda wagomba kubibona uti nanjye muze kumenyesha twese twari dukeneye kumenya update cyane cyane ko byatangiye biri mu bwiru ariko bimenyekanye bidateka biri cyangwa bidatinze Bamporiki abasabye imbabazi umukuru w'igihugu yanditse kuri Twitter asaba imbabazi abanyarwanda n'umukuru w'igihugu ndetse nawe aramusubiza. Iriya reaction zira tweet bira byose nk'umunyamategeko wabiboneye mu iheshusho wabonyemo iki wenda cyihariye ku bijyanye no guhuza ibyaha n'amategeko n'imbabazi? Ntabwo ndi avoka wa Bamporiki sinzi ko akeneye na avoka turamukurangiye njya mubona nta nubwo twari twanicana ngo tuganire uretse guhurira nk'ariya kwa rando rimwe na rimwe ariko ntabwo tuziranye ariko ni umunyarwanda akeneye ubutabera ariko ngira ngo yemera icyaha ntabwo impamvu ze ngo ntabwo dosiye ntabwo muzi nuko dosiye ntayizi ntabwo najya mu mizi uretse yuko yavuze ko yemera icyaha uretse yuko kuba yarayemeye icyaha agasaba n'imbabazi buriya yorohereje inzego z'ubugenzacyaha n'inzego z'iperereza yarazorohereje cyane kandi ndumva binagaragara na situation arimo ubu ngubu biragaragara yuko byamugizeho yabigizemo inyungu kubera yuko mu by'ukuri yakagombye kuba icyemezo cy'urukiko cyakagombye kuba cyarafashwe kuri we ariko ngira ngo baracyarwaza sinzi icyo barwaza icyo ari cyo niba ari gukomeza gushakisha ibindi bimenyetso kandi ibimenyetso warabyemera ariko kwemera icyaha ntabwo bihagije mu mategeko kwemera icyaha ntabwo bihagije bisaba nuko ugomba gutanga n'amakuru ko byagenze ndetse n'icyabiguteye hagakurikizwa n'abandi bashobora kuba bafitanye isano nabyo ubwo rero kuba ari muri iriya situation byo mu rwego rw'amategeko navuze ngo ntabwo ndi avoka we ariko mu rwego rw'amategeko situation arimo nubwo we abona ko ari faveur ariko mu rwego rw'amategeko ni situation itemewe kubera yuko ubundi iyo ukurikiranwa udafunze iryo ni ihame ingingo ya 66 y'amategeko imiburanishije y'imanza nshinjabyaha bivuga ko ukurikiranyweho icyaha akurikiranwa adafunze ariko iyo batangiye procedure bakagufunga hari iminsi runaka ni iminsi 5 iyo bagufunze nigeze kumva Jean Paul Nkundineza ari kubisobanura avuga ati kubera ko we batamufungiye muri station ya police buriya iriya minsi 5 ntago bayubahiriza nibyo koko ariko niba afungiwe iwe niba ubugenzacyaha bwaramutegetse yuko agomba kuguma hariya iwe nuvuga ngo arafunzwe ariko afungiye iwe biriya byita garde à vue donc igihe bagikora igenzura buriya hari ibyo bamutegetse ntagomba kuva iwe
niko mbitekereza. Ibyo rero iyo uri muri iyo situation yo kuba garde à vue ubufunzwe ufungishijwe ijisho, ariko ntabwo bigomba kurenza iminsi 5. Ikindi kandi itegeko rivuga yuko umuntu ufunzwe ubundi umuntu akurikiranwa adafunze, donc bagombye kumukurikirana adafunze rwose, afite freedom, afite liberté ye. Ariko niba bamufunze yagombye gufungirwa ahantu hagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo ni ingingo ya 69 y'amategeko y'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Bivuga yuko nta na rimwe umuntu ashobora gufungirwa muri gereza cyangwa se ahantu hatari mu nzu yabigenewe iri mu ifasi y'aho umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha akorera. Niba rero afungiwe iwe, nuvuga ngo iwe hahindutse gereza. Nuvuga ngo iwe hahindutse gereza. Sinzi niba ari inzu ye bwite cyangwa se abanamo n'umuryango. Ndibaza yenda ko ari inzu abanamo n'umugore. Byosabana n'umugore kuko nawe twaramuye. Ubwo abantu rero ntibashobora kumusura. Ubwo nuvuga ngo iyo nzu yahindutse gereza. Mu by'ukuri niba babigenje na gutyo ntabwo biguma kurenza iminsi 5. Ntabwo byagombye kurenza iminsi 5. Nuvuga rero ngo mu by'ukuri situation harimo nuko we ashobora kuba abona ko ari avantage, ariko mu rwego rw'amategeko yagombye kuba rwose yidegembya, bakamutegeka gusa akarere adashobora kurenga. Bashobora kumubwira bati tuguhaye uburenganzira tuzagukurikirana uri hanze, ariko ntukarenge ahangaha, ntukarenge ahangaha, kugira ngo atajya kubangamira iperereza. Kubangamira iperereza ni ukuvuga ngo kujya kubonana n'abantu bari kuzabazwa nk'abatangabuhamya, ni ukuvuga ngo akeka hari abantu wenda bamutanzeho amakuru akaba yababangamira. Ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma bavuga bati ahangaha ntukahagere, ahangaha ntukahagere, ahangaha ntukahagere, kugira ngo atabangamira iperereza mu gihe runaka. Ariko iyo birengeje iminsi 5 uri mu nzu yawe, yitwa too much. Biri too much. Ndumva sinzi uko biterwa nuko byakira. Biterwa nuko byakira. Twitsana no ku mategeko. Iki kintu cyabaye kuri Bamporiki kigiye gutanga sura ki ku mategeko n'ubutabera bw'u Rwanda? Sinzi uko nabivuga. Kuri ngewe aho kugira ngo mfungirwe iwanjye mu nzu ukwezi gushire ukundi kuze nta muntu unsura, buriya nta bantu bamusura n'inshuti ze, nzi ko afite inshuti nyinshi, ntabwo yagisurwa. Abakorege bakorana, abantu baba bamukeneye, ngira ngo na telefone ye buriya ntanayizeye, ntashobora no kuvugira no kuri telefone. Nuvuga ni situation mbi cyane, kandi iyo situation igenzura mu by'ukuri ntabwo yakagombye kurenza imbibi ziteganywa n'amategeko. Ubwo rero sinzi isura byatanga niba hari abandi bantu bameze nka Bamporiki bakwishimira situation nk'iriya, ariko mu rwego rw'amategeko mu by'ukuri umuntu yakagombye gufungirwa mu nzu izwi. Nuvuga ngo hariho iteka rya ministre rishyiraho rigena amazu yagenewe gufungirwamo. Iyo nzu ye rero ntabwo irimo, yakagombye kuba rero ari aho ngaho muri amazu yagenwe, cyangwa se akaba ari hanze rwose yidegembya, ariko afite imbibi atagomba kurenga wenda. Mu mategeko rero biragoye, sinzi situation birazana, harimo ikintu cy'urujijo, ntabwo bisobanutse. Kuri iyi kese ya Bamporiki hari ikintu abantu benshi batanze nk'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko atawe muri yombi ariko agafungirwa mu rugo. Abantu benshi bati byakabaye byiza n'abandi benshi bagiye bafungwa kuriya niba bikiri mu iperereza kugira ngo abantu benshi bajye mu makasho. Ubundi itegeko rivuga iki? Wowe ubibona ute? Niko byumva? Wumva umuntu kumufungira iwe birimo avantage yihe? Wagira iki tubibwiraho?
nababwiye ingingo ya 66 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Iryo tegeko rikaba rishimangira n'andi mategeko ndetse na constitution ya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese ukekwaho icyaha akurikirana adafunze. Iryo ni ryo hame. Iyo iryo hame rivuyeho rero ni ukuvuga ngo umuntu bagomba kumufata noneho bakamufunga. Umugenzacyaha afite uburenganzira bwo kumufata akamufunga iyo abona yuko icyaha yakoze akekwa kuba yarakoze ari icyaha gihanishwa igifungo nibuze cy'imyaka 2. Icyo gihe aragufata akagufunga. Igihe agufasha akagufunga akora iperereza mu gihe cy'iminsi 5 niko itegeko rivuga. Itagomba kurenga. Ariko niyo icyaha yakoze kidahanishwa imyaka 2 ahubwo kikaba gihanishwa byibuze amezi 6, nabwo umugenzacyaha ashobora kugufata akagufunga. Nabyo itegeko rirabivuga. Hangaha ni ingingo ya 31 bakora manda d'amene bakaza bakakujyana kuri yanzu yabugenewe ni station za police hariho za leta za ministre ziba zarashyizeho ayo mazu ukahaba mu minsi 5 idashobora. Icyo gihe wayirangiza bagashyikiriza dossier ubushinjacyaha. Ayo ngayo niyo mategeko. Ni ukuvuga rero ngo iyo icyaha sanze gihanishwa imyaka 2 aragufunga. Iyo icyaha gihanishwa byibuza amezi 6 kujyana hejuru nanone afite uburenganzira bwo gufunga. Urumva rero icyaha cyo bamukekaho cyaruswa ni icyaha gihanishwa imyaka 5, ni imyaka 5 kugeza kuri 7. Ariko iyo umukozi wa leta nkuriye bishobora kugera no ku myaka 10. Urumva rero ni icyaha gihanishwa w'umuyobozi. Kubera ko na Dr. Isaac Munyakazi yari yahawe imyaka 10 mu rukiko rwisumbuye. Yego. Arongera aragabanyirizwa ejo bundi ahabwa 5 isubitse. Turacyari kumwe na Maître Buhuru Pierre Celestin, ngewe ndi Jean Paul neza na mugenzi wanjye JALAS, turi mu gisata cy'ubutabera. Maître, bitukuranye tugiye kumva tukumva RIB itangaje ko yahagaritse iperereza iri gukora kuri Edouard Bamporiki nkuko yari hagaritse kuri Evode Uwizeyimana wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera uyu munsi n'umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Tugiye kumva tukumva Bamporiki nta gikurikiranwa cyangwa se ibintu bigacwekera ejo mugakubitanira mu mujyi rwagati cyangwa nari bitara bitangaje ku muntu wemeye icyaha ukurikiranwaho ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu nka kiriya cya ruswa. Byatanga sura ki muri sekiteri mubamo y'ubutabera n'amategeko? Ubundi ibafungiwe iwe nkuko tubyumva narayibonye ni inzu nziza cyane. Afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kubera yuko ingingo y'143 ivuga ko gufungirwa mu buryo butemewe n'amategeko niyo uri mu nzu yanzu zitaragenwe inzu itaragenwe n'iteka rya ministre. Ubwo rero bamurekuye no kuvuga ko iperereza rishobora kuba ryarangiye cyangwa se bakabashaka guhindura uburyo afunzwemo kubera ko ntabwo bukurikije amategeko. Ariko we abona ko niba bimubereye ubwo n'uburenganzira bwe rwose n'uburenganzira bwe. Ariko yemerewe wese kugira ikindi kintu abihinduraho. Uravuga uti niba bimubereye nkaho wenda yifiteho ububasha, we yemerewe kuvuga ati mureke kumfungira mu rugo munjyane muri kasho. Ashobora kwandikira nka RIB ingingo y'ijana abishatse akabona ko ari muri situation itemewe n'amategeko yatanga ikirego ashingiye ku ngingo y'ijana 43
yo kuvuga iyo umuntu ni ryari umuntu abona ko afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo ufungiwe mu zitara bigenewe, nta teka rya minisitiri ryashyize ko inzu ya Bamporiki ihinduka gereza. Donc abibonye ko bimubangamiye yatanga ikirego kugira ati mumfungura. Ikindi kurenza igihe, abonye ati ntabwo byakagombye kurenza iminsi 5. Iperereza ntabwo byakagombye kurenza iminsi 5 mu bugenzacyaha. Nanone ukongeraho indi minsi 5 mu bushinjacyaha. Si iminsi 10. None se we bimaze igihe kingana iki? Ngira ngo ukwezi kurarenze. Ni ukuvuga rero iryo perereza ryagombye kuba ryararangiye, noneho akamenya ikimurindiriye, niba ari ukujya mu rukiko. Bashobora kohereza dosiye mu rukiko ariko ziriya mezire zo kumufungirwe zarangiye, agakomeza akaburana ari hanze. Metre wavuga ko ari nk'ibihe byago kugeza ubu Bamporiki afite kuba afunzwe nyine kugeza iki gihe cyose atazi uko ibintu bihagaze. Afunzwe igihe kitazwi. Uyu mwanya afunzwe igihe kitazwi. Nababwiye ngo ntabwo ndi avoka we, ntabwo nzi situation uko imeze. Sinzi niba baramuhaye urupapuro rumutegeka igihe azagumira iwe uko kingana, simbizi. Ariko amategeko avuga ko ari iminsi 5 mu bugenzacyaha n'iminsi 5 mu bushinjacyaha. Ubwo rero ibyo ntabwo mbizi. Mu marangamutima yanjye si bivuga nk'umunyamategeko nubwo mba mu nkuru z'ubutabera n'amategeko, ariko reka shyiremo amarangamutima. Naravuze ngo ntabwo byari bikenewe ko twe tumenya ko Bamporiki yatawe muri yombi, niba bari bazi ko igikurikira ari ukumufungira mu rugo. Hari abantu benshi bafungirwa mu rugo, cyane abasirikare n'abandi bantu tutazi. Umuntu tukumva ngo arafunze afungiye mu rugo, ariko ntihagire urwego rubyemeza, nyuma y'amezi 6 akava mu rugo. Kubera ko ari umugabo uri public figures, ukuntu yavuzwe n'ukuntu tweet ya minisitiri w'intebe yasohotse, Twitter ya REB gahita izikurikiye, nge naravuze ngo ntibyari ngombwa niba bari kumufungira mu rugo ko twe tunabimenye mu marangamutima yanjye. Icyo kintu cyane uko mbyumva mbisangiye n'abandi bantu. Ese koko kubivuga ntibyubahiriza amategeko yanditse afatika, uwo ubona byari ngombwa ko bitangaza? Ariko nge numva mwakagombye kujya kumubaza. Ibaze tugiye Mujye ese mubona afunze koko? Wenda abona adafunze. Kuri we abona adafunze. Nge icyo kibazo mwakagombye kukimubaza. Ashobora kuba rwose adafunze, mumubajije cyangwa mubaze kuri telefone, mumamagare kuri telefone, wumva ufunze cyangwa ntabwo ufunze. Rwose murambaza ibintu numva ntafitiye igisubizo. Twakugize umwavoka musa nk'abagize umwavoka wa Bamporiki, kandi ntarampamagara ngo nambwira ati metre nguhaye dosiye rwose ukurikiranire ndafungira akazi. Oya, ni wowe wonyine ugomba kubinyibwirira, tukaba tugiye kugwa muri ya makosa nyine y'abaraga abavoka. Kuba icyamamare, Bamporiki ni icyamamare, uko ari n'umunyapolitike, n'umukinnyi wa sinema, n'umuhanzi wazamukiye mu mivugo. Byo si ibyago byinshi. Kuba icyamamare ukagwa mu byaha, nubwo nta mutagatifu ubaho, ariko kuba icyamamare cyigisha abantu indangagaciro za kirazira, ukaba ari we bibaho, imitego ukayisimbuka, n'iyindi iminsi myinshi igahimwa n'umwe. Byo si ibyago. Wa mugani metre anakidusubiriza mu buryo rusange kijyanye no kuba umuntu, urumva hari ibintu bibaho tukabona ku mbuga nkoranyambaga, abantu baguye mu byaha baracyakurikiranwa, abantu bakaza bakabarimira hitaka kuko nyine ari ibyamamare. Donc kuba icyamamare, kuba uzwi, byo si ibyago mu bindi. Ntabwo nabyita ibyago, ariko muri buri situation yose waba urimo igira risque ni ukuvuga, sinzi no mu Kinyarwanda nabyita iki, nta profession cyangwa se nta mwuga utagira risque. Kandi utinye utagira hari ingaruka ikintu cyose umurimo wose wakora ugira ingaruka zawo zishobora kuba nziza. Ariko iyo ugize umurimo nk'uriya ukomeye, nabo ufite ingaruka zayo zikomeye, nziza cyangwa mbi. Kubera ko uko ugenda uzamuka mu kumenyekana, ni nako utuntu twose ukora
nitugera kuri buri muntu wese tukarushaho kugaragara. Mu gifaransa baravuga ngo uko inkende igenda izamuka ijya mu bushorishori ngo niko igenda yerekana ubuzutu bwayo. Ni ukuvuga rero ngo bwa buzutu butakagombye kugaragara. Iyo uzamutse buragaragara. Iyo uzamutse rero mu ntera nka kuriya nanjye nabyita ko ari ibyago. Igifaransa nyibutsa ijambo rimaze iminsi rigirwaho impaka mu nkiko ndetse no mu bantu hanze, ijambo ryitwa happiness, igisobanuro cy'ubushinjacyaha bakakigereranya n'ishimisha mubiri. Urabizi nubwo uri mukuru ariko uri umunyamujyi, showbiz urayikurikirana. Hari umugabo utegura irushanwa rya Miss Rwanda witwa Ishimwe Dieudonné Preskide, ni umuhungu w'umusore w'imyaka 34. Uyu mugabo akurikiranweho icyaha cyitwa ishimisha mubiri n'icyaha cyo guhoza ku nkeke nk'umusiribateri. Nturi mu rubanza ariko reka mbikubwire icyo guhoza ku nkeke. Yaterese umwana w'umukobwa aramubwira ati ntibyavamo, amwandikira message ati ibyo bintu ntibyavamo. Arangije icyo ishimisha mubiri ni umuntu basuranye barasohokana barasangira nyine barishima. Icyo ntikitwa happiness, ni gishya mu matwi y'Abanyarwanda, bakigize nk'akantu kitwa slang cyangwa se terme kubera ko byafatiwemo icyamamare. Ibi bintu bya happiness n'ishimisha mubiri ubundi wa mugani bifite ubusobanuro mu buryo bw'amategeko. Ugoza ku nkeke wenda. Ugoza ku nkeke ku musiribateri bikomoka mu gutereta. Atereta umukobwa utabishaka. Iyo dosiye nayo ntabwo nyizi. Ndayumva mu mahushuka ariko kubera akazi kenshi ngira ntabwo mpa umwanya ibintu bijyanye iyo dosiye bayinzaniye ndayiga nkayimenya akaba aribwo nyinjiramo neza, kubera ko hari byinshi bivugwa hanze no muri za media ariko bitarefleta ukuri. Avoka iyo aganiriye n'umukiriya nibwo amenya ukuri nyako. Nk'ubwo ntabwo nzi niba abo bana bari bafite imyaka ingahe. Uwo mwana ese afite imyaka 21. Niba afite imyaka 21 ndumva ngewe nta cyaha kirimo. Niba baramuterese nawe akemera cyangwa niba baramumutumyeho aho ngaho niwe yabuze ubushishozi. Ariko niba umwana afite imyaka 21 umugabo akaba yarakoze kuko yaramugerageje birashoboka rwose. Umukobwa se niwe wagiye kumurega, niba umukobwa aragiye kurega none agatanga ikirego mu bugenzacyaha, okay, icyo gihe rwose uretse no kumutreta amutelefona agira ati ubundi no kumukora ku kibuno byonyine, kumukora ku mubiri atabishaka nacyo ni icyaha, barabiregera rwose. Mu mategeko yacu birahanirwa. N'amategeko yacu birahanirwa. Ntabwo ushobora gufata umukobwa umurebe umwitegereze cyane, ashobora kujya kukurega ati dore uriya muntu ukuntu ari kundeba ari indoro ye ndabona ngewe iri nkomeretsa ahantu yabikuregera rwose. Ubwo rero ariko idosi ntabwo nyizi simbizi. Wenda reka wenda wamugane turi kubwira societe dukurikiye, ariko wenda tugendera ni mu nyungu rusange, ariko wenda twifashisha wenda ayo makese. Niyo mpamvu Jean Paul yarakomoje kuri Prince Kid uzwi. Ubundi ibintu byitwa waruvuze uti niba baranamumutumye kuko ni ikintu uvuze kuko gishoboka. Ibintu byitwa ubugambanyi muri societe, mwebwe nk'abunganira abantu mu mategeko, izo kese zihura n'ubugambanyi muhura nazo ku kiye kigero? Ese ubugambanyi muhura nabwo cyane buba bumeze gute? Ubugambanyi bukorwa bute? Kugira ngo byumve, uri mu nyubako wishyura $100 umuntu akagambana akavuga ati ngewe ndishyura $2,000 ariko avemo. Nyirinzi akakubwira ati rero iyi nzu urayifata yose, bitari ibyo urayivamo. Ni ubugambanyi bukoze muri trick ikomeye. Ntakweretse ko ari ugiye kumuha $2,000 wamara kuva mukabisikana n'uwinjira. Ariko ubwo bugambanyi rimwe na rimwe bukabuganisha muri gereza. Ubwo turazimije, ariko wumva yumve wa mugani wabikinda. Reka tubwira bumva. Ubugambanyi bureze rwose
muri iki gihugu ku buryo kandi buri mu nzego zose abantu baragambanirana, haba mu nzego mu kazi, mu mirimo abantu bakora, haba no muri za bizinesi, ubucuruzi, abantu baragambanirana. Mu myuga wacu dukora abantu baragambanirana, abavoka baragambanirwa rwose. So ubugambanyi burahari, ariko niko sosiyete iteye. Kubiha pourcentage ntabwo nigeze nkora statistique yabyo, ntabwo nabuha ikigero, ariko nziko birahari kandi ni byinshi. Umuntu arakwanga, umuntu agashaka akakugirira ishyari, agashaka ko uzarangirira hehe, uzarangirira muri gereza. Swat kugira ngo umwuga wawe niba wari ufite abakiriya abafate bamuyoboke, donc abonemo inyungu. Hari uburyo bukabije bwo gushaka inyungu zidakwiye, zitanyuze mu mucyo, niho bugambanyi buri kandi bureze cyane rwose. Imyaka 10 ishize mwaburanaga, imanza zabaga ari nyinshi nizihe? Imyaka 10 ibanza, kuko ndi guhera ku myaka umaze. Mu myaka 10 yawe nizihe manza zari zihari, nizihe manza zabaga ziganje mu manza mwaburanaga? Muri iyi myaka 10 nizihe manza muri kuburana uyu munsi? Iriya myaka 2 reka tuyite iyo kwiga ikirere yawe, fatiye kuri 22. 10 ibanza mwaburanaga izihe? Iyi 10 uburanye izihe? 2 niyo kwiga ikirere. Urabona imyaka iri imbere hazaba heza izihe manza? Urankira mu kizamini imyaka 10 yanjye mbanza, imyaka yanjye ibanza 10 hari imanza za jenoside. Twari tumeze nk'abahigi, twirirwaga tuzunguruka. Urumva imanza za jenoside zari nyinshi cyane. Gikongoro, Cyangugu, Kibungo, Kigali, Butare, Byumba, hehe. Ibi za prefecture za kera. Uzi ko kera hari za prefecture. Ni ukuvuga ngo aho hose twajyagayo. Hagiye Gikongoro, twagiye Cyangugu, twagiye Kibungo, twagiye imanza za jenoside. Ubwo nshatse kukugaragariza yuko imanza nshinjabyaha nizo manza ziganje cyane mu myaka ya mbere yanjye 10. Ugahita ushyiramo na ziriya manza uri kuvuga za Arusha, nagiyemo mu rubanza rwa Mugiraneza, ba Prospere, ba Bikindi. Bikindi bamukata imyaka 15, arishima aratuyora rwose, ati on échange par équipe qui gagne. Ati nta uhindura equipe itsinze, we yumvaga ko atsinze kubera ko bamurigaga ibyaha byinshi, ariko ibyaha byamuhamye ni nka 2 cyane cyane. Indirimbo yo yitwa Nangabahutu niyo yamuhamije icyaha cyane, ariko izindi zose azibaho umwere. Yarishimye kubona bamuhaye imyaka 15. Marehemu ubu ngubu yarapfuye, nta nubwo akiriho, yaguye muri Benin, ariko yari yararekuwe. Donc twagize imanza za inshinjabyaha nizo zabaye nyinshi cyane. Hanyuma kubera ko zagiye zigabanuka, ubwo byabaye ngombwa ko dufata n'izindi manza. Hano mu Rwanda rero hari izindi manza, imanza z'umurimo nazo zigenda ziba nyinshi, abantu bagenda birukanwa kenshi. Hariho za restructuring, ni ukuvuga restructuration yo muntu uzayo y'imirimo. Amabanki urahindura, za société d'assurance zihora zihindura, ama companies limited zihora zihindura. Ni ukuvuga ngo abantu rero bahora bari birukanwa. Imanza z'umurimo nazo ni nyinshi kandi nazo twagiye tuzijyamo. Imanza z'ubucuruzi zaragabanutse, nazo tuzijyamo rimwe na rimwe, ariko zaragabanutse, ntabwo zikiri nyinshi cyane. Nuko urambaza uti imyaka iri imbere, ngewe ibyaha nta gihe ibyaha bijya bigabanuka muri sosiyete. Tuburana imanza nshinjabyaha. Ngubu ufite imanza, ngira ngo imanza 2 izo zo ku rwego mpuzamahanga ndi gutegura, kandi imanza zifata igihe kirekire. Serious impanga, ari imanza zaba zaraturutse hanze. Tuzajyana nka JALAS, tuzazikurikirana, tuzandikira urukiko twari publique se. Singomba ngo murandikire, ngira ngo imanza bari publique. Ziriya mpuzamahanga kuzifata amashusho twandikira urukiko. Iyo umuntu akurikiranyweho icyaha atarakatirwa
afatwa nk'umwere mu rwego mpuzamahanga, mu rwego rw'igihugu cyacu, mu mategeko, muri constitution, mu mategeko asanzwe, umuntu afata nk'umwere igihe cyose atari yakatirwa n'urukiko ngo icyaha kimuhame mu buryo bwa burundu. Ni ukuvuga ngo urakatiwe, uraburanye, baguhamije icyaha, urajuriye, mu bujurire bashobora kugihindura, urongera urajuriye, igihe urubanza rurangiye bwa nyuma urukiko rwafashe umwanzuro wa nyuma, icyo gihe icyaha nibwo kiba kiguhamye. Urumva rero bifata igihe. Urumva rero hari uburenganzira bw'umuntu ufunzwe budashobora guhungabana kubera ko aracyafatwa nk'umwere nubwo akaba yarajuriye. Kandi iyo ubujuriye buri gihe, ubujurire buhagarika igihano kugeza igihe urukiko ruzafatiraho umwanzuro wa nyuma. Urumva rero wa muntu aracyafite icyo bita iyo presumption d'innocence. Kandi noneho hari ubundi burenganzira aba afite, uburenganzira mbonezamubano, gusurwa. Niyo mpamvu muri gereza hariho amategeko bakurikiza yo gusura abana, bajya gusura ababyeyi babo, abantu bajya gusura inshuti zabo, yewe harushaho najyaga mbona n'abagore bagiye gusura abagabo babo babaha bakaba mu ibanga, bakabaha icyumba bakaniramo, bagakora inshingano zabo. Hano mu Rwanda ntabwo birabaho, ariko wenda bizaba. Byakagombye kuba igihe umuntu atari hamwe. Niyo wahamwa n'icyaha, icyo cyaha ntabwo kiba gihuriye n'ubundi burenganzira bwawe bwo kuba ufite umuryango mu by'ukuri. Ubwo rero uburenganzira mbonezamubano, niba umuntu yaba afunzwe ari muri gereza, abafite ubwo burenganzira. Ntimujya mbona se babazana bakabazana mu rukiko, akaza kuburana imitungo, bakaza kuburana ubutane, kandi umugabo arafunze cyangwa se umugore arafunze, ariko akazana mu rukiko mbonezamubano kuza kuburana izindi manza z'imbonezamubano y'iz'umutungo. Ni kubera rero ni ibintu c'est tout à fait normal. Itangazamakuru rero ko ryajya muri gereza, yesi mbona ikibi cyaba kirimo. Igihe ubuyobozi bwa gereza muri gahunda zabo bavuze bati uyu munsi murashaka kubona n'abantu runaka, abanyamakuru basabye kukubona, usurabyemera, ibyo ni administration rwose. Ndabisanisha n'ababaza kuki tutasanze Bamporikiwe, buri urwego rumufite rwose. Ndisabiye mwampaye Bamporiki tukaganira, nkamubaza wa mugani ukuntu abayeho nyuma yaho ari mu rugo. Turi ku musozo w'ikiganiro, ariko turi no mu bibazo biri tekinike. Hari abantu babura ubutabera, umucamanza yanga transfer, aterakaraka sengeye Rusizi, umuntu akaba yakatirwa kugira ngo umucamanza atava i Kigali adahabwa transfer. Rimwe na rimwe nta n'impamvu zikomeye zimuhamya icyo cyaha. Ibyo bintu bibaho cyane, babuze ngo dosiye ngo irimo pigi, ngo dosiye ngo bagenda bahererekanya dosiye, ugashide kwa mugani dosiye igeze Rusizi, umucamanza agaproteja transfer. Ujya ubibona cyangwa se ubyumva. Nkaba nakatirwa n'umucamanza, rimwe na rimwe nta n'impamvu zigize icyaha zimfunga, ariko kubera ko ari dosiye bamubwiye irimo runaka, ukaba wabura ubutabera. Nawe imyaka 22 waburanye, ntekereza ko ushobora kuvuga imanza zirenze 10 ubona wagombaga gutsinda, ariko ukaba warabuze ubutabera. Ikintu cyo kubura ubutabera kugira ngo umucamanza atimurirwa urukiko ajya mu rundi, mukibona gute nk'abanyamategeko? Ko mbizi ko ikibuga cy'ubutabera nkibamo, ndi kuvuga ibyo mbamo, simba mu buhinzi cyangwa mu buvuzi. Ubutabera bw'abantu bubamo amakosa, bubamo kwibeshya. Ibyo rero ni ibintu tumenyereye. Ntabwo mbona ko iyo umuntu yatsinzwe kandi nzi ko yagombaga gutsinda, ntabwo mbifata nk'ari ibintu byacitse. Birambabaza, ariko hari inzira z'ubujurire. Hari inzira z'ubujurire zigwa n'amategeko. Ndajurira kugira ngo urubanza rube rwahinduka mu bujurire. Mu bujurire niba nabyo babyemeje, ariko ngiye kuri mbona uko uwo muntu mu by'ukuri arenganye. Bifata nko niko societe iteye. Turi mu isi, ntabwo turi mu ijuru. Bifata gutyo, nkabyakira gutyo, bikambabaza. Ariko umucamanza nawe uburyo aba yabyumvise, mu by'ukuri niba atabitewe n'ibindi, hari izindi mbaraga wenda zimutuma gukora ibyo ngibyo, birambabaza cyane. Ariko sinzi ko ngewe buri gihe iyo umuntu mbona yaragombaga gutsinda,
agatsindwa kandi atagombaga gutsindwa kuko hariho benshi nyine tuzi bafunze muri ubwo buryo ariko umucamanza nawe afite uburyo nubaha n'umucamanza ashobora kuba arafashe n'icyo cyemezo nkabanzi ko ari icyemezo kibi rwose kuri ngewe ariko ntabwo byatuma mwanga cyangwa se ngo twangane cyangwa se ni imyumvire ye ashobora kuba bitewe n'imyumvire ye abitewe n'imyumvire ye kubera ko burya abacamanza bafite imbaraga zikomeye cyane bahabwa n'itegeko umucamanza ashobora gufata icyemezo cy'uvuga ati nguhaye burundu kubera niko abyumva iyo burundu yakayiguha ukazagwamo kandi mu by'ukuri utarabikoze ariko niko sosiyete iteye ntabwo undi twabigenza rwose ako natinya sasa njya mvuga muri soroga ngo natinya wowe wavuye Kongo urabizi kuogopa utahogopye uri i Kigali n'ahandi wawe ufite ikindi kibazo njya mvuga ngo iyo ndi kuyobora ibiganiro by'ubutabera ngo umucamanza agirwa n'ibintu bitatu niba hari ikindi uze kunyongerera amarangamutima ashobora gukatira umuntu biturutse ku marangamutima nubwo amajwi atemewe nk'ikimenyetso ariko ashobora kuyumva akagira amarangamutima agakatira umuntu cyangwa akamugira umwere umucamanza akatira umuntu bitewe n'uko n'ibimenyetso yahawe bimukomveka bishobora gutuma arekura umuntu cyangwa amufunga umucamanza akatira umuntu kandi akurikije itegeko ibyo mvuze nibyo cyangwa harimo n'ibindi hari icyo nibeshyemo ubundi umucamanza ndumva ari imanza nshinjabyaha cyane cyane kwibanzeho umucamanza ubundi agomba gukurikiza umutimanama we conscience professionnelle rwose iyo imubwira iti uyu muntu iki kintu yaragihamye ndabona kimuhama iyo akurikije umutimanama we rwose areba noneho itegeko rijyanye n'icyo gihano akakimuha akurikije umutimanama we nta kindi kintu kibyisha inyuma agakurikiza itegeko abakoze neza ariko avoka icyo akora n'iki iyo azi ko umuntu arengana cyangwa se umuntu ko atabikoze burya avoka ikintu agomba gushimangira cyane ni ukugira ngo muri conscience y'umucamanza ashyiremo gushidikanya agaragaza yuko ibyo bimenyetso ugenderaho n'imvugo n'amajwi ibyo byose ukagaragaza ko harimo gushidikanya kugira ngo umucamanza niba mu mutwe hagiyemo gushidikanya ntabwo ari bufunge umuntu kubera ko gushidikanya kurengera umuntu ukekwa ko yakoze icyaha niyo mpamvu avoka agomba gushimangira gushakisha ibintu bituma muri conscience y'umucamanza hazamo confusion akumva yuko rwose umuntu koko hari ugukeka yuko umuntu koko atabikoze niba aranabikoze ariko ntabwo bifite iriya mbaraga icyo gihe rero umucamanza afashe decision yakurikije umutimanama we nta kibazo ariko niba akurikije amarangamutima uwo mucamanza icyo gihe biba bibabaje cyane kandi abavoka kenshi bakomeye iyo babona koko umucamanza yarakurikije swata amarangamutima cyangwa se yarakurikijwe byamumbi icyo gihe niyo mpamvu ubona habaho kujurira no gushaka revision n'ibiki byose n'akarengane agakoresha inzira zose kubera ko nawe aba azi ko umuntu arengana akakomeza agahatiriza kandi amaherezo iyo udacitse intege ukuri kuratsinda kubera ko ubu ngubu hariho imanza revision nuvuga ngo gusubirishamo urubanza ingingo nshya ubu bishobora gukorwa na 2 na 3 itegeko ryacu ubu ngubu ryarabyemeye nuvuga ngo igihe cyose ikimenyetso kigaragariye igihe cyose ikimenyetso kizagaragarira yuko habayeho wibeye watanga urubanza wenda n'umwihariko wanyu nk'abantu muburana imanza mpuzamahanga ubujurire bwa nyuma na nyuma nubuhe hanyuma kure hashoboka mujuririra muri football hari akantu kitwa ngo tasi icyo kibazo ukibajije kubera ko wenda mudasobanukiwe uburyo inkiko zigenda zisumbana ubu ngubu hari imanza zitagira mu rukiko rw'ikirenga donc zigarukira muri cour d'appel urwego rwa nyuma rero rw'ujuririraho rwa rubanza rwaciye urubanza bwa nyuma rushobora kuba ari urukiko rw'ubujurire cyangwa se urukiko rwa haute cour kubera ko uko imanza zitangiriye hasi muri tribunal de base ni nako zidashobora kugera mu rukiko rw'ubujurire cour d'appel
cyangwa se ngo rugere mu rukiko rw'ikirenga. Nuvuga rero urwego rwa nyuma rwarwo ni hahandi rwaciriwe mu mizi ku rwego rwa nyuma, kandi ishobora kuba ruciriwe mu rwego rwa nyuma bugeze muri hotukuru mu rukiko rukuru cyangwa se naho ngaho. Ngewe ni ibibazo bitatu nawe bitatu bisoza bisanzwe. Burya abantu bakunda ko abantu basoza bishimye cyangwa se banagurutse. Oya ntabwo ari byinshi. Ni ikibazo kimwe kivuga kiti urubanza waruburanye ukumva koko uhawe ubutabera, uri success, ukumva urishimye, ntutubwire nimero yarwo cyakora tubwire umwaka, ntutubwire na nyirarwo. Urwo rubanza ni uruhe? Urubanza waburanye ukavuga uti umucamanza hamwe n'umushinjacyaha nkubitiye mu mavi kandi nari kurutsinda. Ni uruhe? Hari mu wuhe mwaka? Nta nimero dukeneye, nta hanyuma utubwire niba kijya kivuga ko hari ubwo hari urubanza ruba hakaza abantu batari n'abacamanza bakayifurwasa umucamanza, ariko byanze bikunze buhuru agatsindwa urwo rubanza. Rega sinzi niba tuzakubona kenshi, sinzi niba ari bwo bwa nyuma tubimazeyo. Metere Buhuru, tubwira urubanza watsinzwe utaragombaga kuritsindwa rukagushoka ukavuga uti ibi bintu iyo mbimenye sinari no kwiga amategeko, nari kwigira mu bindi. Urubanza watsinze ukikubita mu gatuza, nawo n'uwo uruburaniye mu kabishuti y'akadasohoka bikarenga ubukiriya. Nibyo murakoze. Unkize mu kizamini gikomeye. Unkize mu kizamini gikomeye. Kubera yuko unkize mu kizamini gikomeye kubera yuko imanza natsinze ntishimo ni nyinshi. Ariko nakubwira nk'urubanza rwo mbonezamubano zirahari nyinshi. Ariko nakubwira nk'urubanza rwa Pastor Bizimungu aburana inzu iriya nzu irimo munsi yayo, iri munsi yayo iriya yigeze gushya. Ntabwo nibuka uwo baburanaga, ariko ni inzu yari yaguze mu Cyamunara. Nta nubwo yagiyeyo, ahubwo hagiyeyo intumwa mu Cyamunara ziragura, hanyuma baramurega. Igihe cya mitasiyo kigeze baza kumurega ngo impamvu ngo Cyamunara ngo cyagiye, ngo inzu yagiye ngo nukubera ko ngo yashyizemo imbaraga ataranahengutse. Icyo gihe urubanza twararuburanye, urumva ni imbonezamubano. Cyamunara bashaka kugisesa, birangira bigaragaye yuko Cyamunara cyarabaye rwose mu mucyo, kandi ko uwo muntu koko yagombaga kubera ko n'urundi rubanza rwari rwarabaye rw'imodoka, umuntu bari baribye bayijyana muri Kongo bagira gute, baba barangije nyiri iyo modoka aza kurega uwari arafite kiriya kibanza. None mu kurangiza rwa rubanza abantu bagiye mu Cyamunara kugura inzu, cyari ikibanza kirimo etaje ariko ituzuye. Abantu mu kujya gupiganwa, uwayitsindiye akaba ari umukomisiyoneri wari woherejwe na famiye. So nta bintu bya politike byari birimo, nta ndi matiko yari ari inyuma. Ariko urwo rubanza rwagiye rugera mu rukiko rw'ikirenga, bemeza yuko Cyamunara yakozwe mu mucyo. Urwo rubanza rwaranshimishije kubera ko kubona umuntu atanga miliyoni 100 mu Cyamunara ugura ikibanza, inzu, hanyuma ukabona kiragiye, birabaza cyane. So urwo ruri mu manza zanshimishije cyane kuba ariko ntabwo ari urwo rwonyine. Hari n'urubanza rw'Ibutare, Église Anglicane du Rwanda, ambana abantu baraza umuntu yaragurishije, umuntu waramutije ikibanza, uti ngaho ubaka hariya, naho bamuri iriya nzu tubaye tugutije, ariko imyaka nusaza
ikibanza kizongera inzu zasubira ibi iyitorero. Umuntu aragenda ajya kwiyandikisha, ajya mu butaka, yandikisha mu butaka, bamuha icyangombwa cy'ubutaka bw'itorero. Noneho arangije bajya kurega itorero, bajye kumusohora aranga ngo reka da, ngo mfite ibyangombwa. Ugasanga rero ni nk'uko umuntu yaza kubaka mu kibanza cyawe mu kirambi, hanyuma bakamuha icyangombwa yubatse mu kirambi mu nzu. Twari twatsinzwe byagiye bigera mu rukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga nibwo rwavuze ati ibi ntibishoboka, uyu muntu nagende. Hari n'izindi nyinshi. Buri wa mbere w'ukwezi tuzajya dushyiraho ikiganiro cy'umunyamategeko. Noneho tucyemereje uwo munsi ushyizweho, ntabwo nzi niba ari buhuru, ariko twemeye ikiganiro cy'abanyamategeko, publike nibyanga tuzagihagarika. Nuko izo bakukubitiye mu mavi nima ndabizi ugira automatique, ariko nayo ikakunanira kuyitwara. Automatique ntigende. Urubanza rwambabaje cyane. Hari mu manza za jenoside, urubanza rwa Masabo Juvenal Nyangezi. Uriya umuhanzi uri mu Bubiligi. Uriya umuhanzi wo mu Bubiligi. Umunyagikongoro. Yego. Buriya rubanza rwarambabaje rwose, narababaye. Uti nabawe kubera iki? Urubanza rwarimo abantu bagera kuri 36. Wari ku isonga icyo gihe naburanaga abaregera indishyi, abacika cumu, ariko wari ku isonga wagaragaraga cyane abarokotse jenoside. Iryo jambo ry'abacika cumu barabyanze, barokotse jenoside. Ni imvugo z'abantu bavuye Kongo n'ahandi. Oya, icyo gihe niko twabyitaga, icyo gihe nibyo byakoreshaga. Urwo rubanza hajemo ibintu by'amarangamutima. Abacamanza niko twabibonye, abacamanza hari umugabo wavugaga kuri kose ko byagenze, ngira ngo yitwa Ndagijimana, utarahigwaga. Huye yari muri abo ngabo bagiye mu bitero. Yari mu bishe rwose, yavuga ati nishe abantu 20-30. Aragenda avugisha kuri kose. Abo yavugaga bose, yavugaga Juvenal Nyangezi. Kwari we wari yataza kujya mu bitero, yaravuga ati iyo ntajya kujya mu iyo nguyu umugabo atajya kuza rwose ngewe ntabwo mba mfunze. Aho ubundi yaduteraga akanyabugabo kubera yuko yari afite imbunda n'ibiki. Ibi ntabwo mbivuze kubera yuko Masabo Juvenal Nyangezi bamurekuye. Oya, yakatiwe igihano arakirangiza. Ariko uwo mugabo witwa Ndagijimana wavugishije ukuri, baramukatiye, birambabaza. Uzi ko bamuhanishije imyaka 20, kandi ari bo watumye ukuri kurushaho kugaragara. Bya bifi binini, babandi binini b'abayobozi bose barabarekuye, bahawe imyaka 4, 5, 6. So icyo kintu cyarambabaje, kuba umuntu ushyira ukuri rwose ko ibi byose byabaye, agasaba n'imbabazi, ariko agahabwa igihano kiremereye kurusha abandi bahakanaga kandi mu by'ukuri barabikoze. Twibutsa abantu ko Masabo Juvenal Nyangezi ni umugabo watawe muri yombi nyuma gato ya jenoside, afungirwa muri gereza ya Huye, akomereza muri gereza ya Nyamagabe, aza kurangiza ibihano. Uyu munsi aherereye ku mugabane w'Uburayi, aba mu gihugu cy'Ububiligi, aho yamaze kwidekarara ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwo mu Rwanda. Bo babwita bwa Kigali, ntacyo bimbwiye, ariko ni umugabo uyu munsi uri muri opposition. Ni umuhanzi ukomeye ufite ibihanga, nta perefegitura yo mu Rwanda ataririmbye, nta komine ataririmbye, n'umujyi wa Kigali urimo. Uwo niwe Maître Buhuru yavugaga. Ni rwo rubanza rwakubabaje? Urwo rubanza rwarambabaje kubera yuko abantu bishwe bapfuye ari benshi, muri urwo rubanza cyane. Biragaragara ko hari n'abandi bantu bagiye bapfa ari benshi, ariko ntabwo nabajwe kubera yuko Masabo yarekuwe kubera ko yarahamwe, bamuhanije icyaha cy'imyaka 7 kugira ngo arayirangiza aragenda. Ariko wa undi wavugisha gukuri yahamwe mu buryo buremereye. Uwo nguwo niwe mvuga. Naho kuba Masabo Nyangezi
yararekuwe yararangije igihano akajya mu Bubiligi akaba ari muri opposition ibyo nibyo ntabwo bindeba icyo nzi cyo nuko twarahuye nyuma yuko arekuwe nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka nk'icumi yes nyuma yuko yagiye mu Burayi twarahuye nta nubwo njye nari nkimwibuka aragusuhuza oya umva ahubwo cyabaye umuntu nasabiraga gufungwa burundu ngewe nasabiga ko bamufunga burundu baje kumurekura kubera ko yarangije imyaka 7 bamaze kumurekura ngiye kuburana ikibungo ndangije kuburana abantu bansaba lift nawe yari muri abantu bansabye lift muhira mu modoka turaza ntabizi ntabwo nabimenye tugeze hanga kwa Rando nge nakuzaga njya mu mujyi tugeze hano abandi bose nanazanye bari bavuyemo nsigara mu modoka ndi nawe wenyine none tugeze no kwa Rando mpagaze ati ndasigara hano kuri iki cyapa cyo kwa Rando erega yabagiremera arambwira ati reka nkwibwire ntabwo wamenye avana mu akagofero aranyereka ye ntiyamaye ka data umusatsi wamvuyeho ndavuga yamaye niko Masabo ni wowe ati burya rwose abantu bagiye bababarira ntabwo muba ati muri ba innocent murabere ati nigiye wasabiraga burundu none wanzanye none wanzanye mu modoka nta nubwo wanabimenye ati burya nahoze ntekeza ngo wamenye ati burya bagiye babareka rwose muba murabere ndavuga nti rwose nguko ntabwo narimbize ese uba hehe ungu ati burya bambabeje imyaka 7 nuko ntibanajurira nuko nyirangije ndataha ubu ngubu ati nibereye hano ati ntukagire kakunsuhuza numbona ku muhanda nanjye nta kibazo kiba kiri hagati y'umuavoka rero ntabwo rubizi wa mugora wo kwa gatanu ubu turi inshuti ubu duhuye nawe twaganira nta kibazo rwose niba twumva rwose niba dukurikira nta kibazo nirwo rugero ngewe nafatiyeho yuko umuntu w'umu intellectuel agomba gufata umuavoka ni nk'uko umuganga ntakuvura ubikanga ugapfa cyangwa se wakira ariko yaguciye ukuguru gusa wazamwanga ngo oye donc avoka nawe akora ibintu niba yikora mu buryo buri professionnel nta bintu by'inzangano nta bindi bikurikizi zakagombe kuba ni naho ngiye numvaga nshaka kugarukiriza numvaga nshaka kubwira abanyarwanda yuko bagomba gutandukanya avoka imirimo akora bakayitandukanya n'ababuranira ababuranira icyo bari ibyo bakoze ntabwo biba bihuriye na avoka ku buryo ngo avoka yakagombye gutinya kuburanira umuntu wishe umuntu cyangwa se umuntu wishe abantu cyangwa se umuntu urwanya uregwa kuba arwanya igihugu afite ingengabitekerezo ari muri parti d'opposition amategeko ibiteganywa n'amategeko bigomba kubahirizwa kandi byubahirijwe nta rwikekwe rwagombye kuba nta n'amarangamutima yakagombye kuba mu nkiko kubera ko nta marangamutima agombye kujya mu nkiko ariko imyitwarire y'abanyarwanda ahangaha turi usanga dushaka ko amarangamutima ajya mu butabera kandi ntabwo ariko bigomba kumera. Metre bureka tugushimiye ntitwaba tugiye kure y'ukuri ngewe ngira ikinyarwanda kimitse kitari nk'icyabamporiki ifite icyange reka tugushimire umwanya mwemereye JALAS official mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'itsinda turi kumwe mwakoze kutwemerera ikiganiro cy'umwihariko ikiganiro cyatangiye kirimo imigaga gishoje cyagiyemo amavuta murakoze cyane ko mwatwemereye kutwakira murakoze nta mpamvu tutabakira n'ikindi gihe nimudukenera murakoze arakoze cyane ku kiganiro twagiranaga ngira ngo cyari ikiganiro n'ubundi gishingira ku mategeko reka tumushimire Maître Buhuru Pierre Celestin. Okay, mu bintu bibiri byihuse niki kigutunguye mu kiganiro gito tugiranye na Maître Buhuru Pierre Celestin niki Mr. JALAS uburyo ari umupapa wirekura ari kuru no mujyama
umuji Metre Buhuru tumwemereye kumujyana muri classique no muri Urban no muri Urban. Okay, duherehe tuzahere classique cyangwa tuzahere Urban? aho azakunda Classic Hotel cyangwa Urban Classic Hotel. Umva haba umuvinyo. rwose muzanjyane kwa mfite ahantu nwera iyo mfite abantu nganira nabo cyangwa se ahantu ni kwa Rando ni Le Printemps ni Olympique ni Irisi mu mujyi naho ngaho. ariko wamugana iki kibazo cy'amatsiko nari ngifite tugisorezeho. Jean Paul yigeze kumbwira ati ubundi umucamanza umwavoka umunyamakuru abantu mbese bakora inkuru zicukumbuye abantu baba mu bintu bihura n'amategeko ntibagakwiye kujya mu kabari akariko kose. Nibyo kabisa. Umuavoka ntabwo yakagombye kujya muri ari bita ngo niba ari mu kubita umwice. None se ugeze mu kabari ugasanga n'umuntu wasabiye urwo gupfa kera rukiriho ugasanga yamaze nko amacupa 5 uwo muntu wamuva imbere agomba kujya ahantu yibashye abantu. Oya igisubizo urakibonye. Ngewe ibyago ejo nagize nasohotse ahantu ninjira ahantu umuntu arandeba nguriya muhungu nguzi inkuru yakoze nguzi inkuru yadukoreye nguzi inkuru yadukozeho ngo bakadukatira umunyamakuru arakata. Ibyo mba mvuga ni rya mukuru kuyeho ko ari n'umunyamategeko ariko ari na mukuru no muri Urban ntacyo hatwaye nubwo akoze ikosa ryo mwuga kamamaza atabizi. Yamamarije ibyo bigo byo hejuru ariko twebwe tuzamusohokana tuganire no kuganira kuko ari umujyama ni umuji. Metre Buhuru Pierre Celestin ni umugentleman kandi nitumukenera tuzamubona uko abantu bamubona siko ari kandi kuba yaburana imanza z'abantu baregwa ibyaha biremereye birimo ibyaha by'intambara n'ibya jenoside ntibivuze ko hari aho ahuriye nabyo. Nakazi hapa kazi tu kazi ni kazi. Reka tumushimire bwana JALAS, reka tumushimire nanone. Turamushimiye mwakoze kubana natwe abari badukurikiye. Ibiganiro bya JALAS official birakomeza. Gahunda zacu nakagaruka tujya tuvuga ngo Imana ibarinde mwese abarundi n'abanyarwanda aho ikinyarwanda kigera hose. Twizeye yuko bitarenze amasaha tuvuze imbere iki kiganiro wagiye kukibona kandi cyose comment zitukana n'izindi zose zica intege twemeye kuzinyonga. Ntabwo dukeneye commentaire zituka umusaza avuga ngo sinzagaruka kuri bya bikamera byanyu. Oya, dukeneye comment zivuga ngo wow, dukeneye Masabo Nyangeza avuga ati ndamwibutse. Ariko Masabo Nyangeza nawe nadutuka tuzayibroka. Ariko no musirimu no mugabo musirimu ntabwo yaba yararirimbye Kigali akaririmba Nyungwe akaririmba uturere twose ngo abe hara umusaza Metre Buhuru Pierre Celestin. Reka natwe tuvuge ngo Imana ibarinde mwese cya kirimi cy'igitaliyani Astra Vista. Okay.